mama yajyaga muri nibature tukajyana mu materaniro tukajyana, Imana ikavugana natwe itubwira heza izatugeza, ibyiza izadukorera. Igihe cyaje kugera izana uyu mupapa mu buzima bwa mama, mu buzima bwacu, mbese imuzana mu buzima bwacu. Papa ndabigushimiye, araturera, niyo mpamvu mwita papa kuko yakoze ibikomeye. Imana iramukoresha, yarura mama, aratwarura, ntiyavuga ati byibuze ndakujyana wenyine, ahubwo atujyana na mama, mbese twese aradufata, atwara mama n'abana twese aradutwara. Amagambo ari menshi, badashaka yuko adutwara, byari gukunda yuko yari kudusiga tukagenda tukandagara tukaba imbobo ku muhanda. Mama nawe ndamushimiye yuko yatubereye umubyeyi. Mama warakoze, watubereye byose mu gihe wari umarije gupfakara, ntiwakumva amabwire y'abantu. Imana ibakorera ubukwe bwiza bw'umugisha hano ku Muhima kuri paruwase. Abana yareze yabyaye turamwambarira, mbese Imana irahaseruka. Nshimiye Imana yahaserutse, niyo mpamvu uno ari umubyeyi. Ubwo rero igihe cyaje kugera nk'uko babivuga, Gasheri aza kunsaba mu muryango wacu, baramuma. Aza kunsaba yari umukene, numvaga nzashaka umugabo ukize kuko iwacu twari dukennye, kugira ngo nzagire ikintu nzamarira iwacu. Ariko siko Imana yari yabishatse. Muri uwo mwanya uko dutekereza cyangwa se uko twibwira, ntabwo ari uko Imana yo mu ijuru yibwira. Yo itureberera, ireba imbere hazaza, niyo dutekerereza. Ubukwe bwaje kuba, ababyeyi baranshyingira, njyana n'umugabo wanjye, turagenda twiga amashuri y'ubukene, amashuri y'inzara, twibitseho nzayimana, nzakugirira neza, nzabagirira neza. Imana igenda iduha amasezerano. Haleluya. Abantu mubeshejweho na nzayimana munterere haleluya. Nzayimana yaradutunze njye n'umutware wanjye, twarakundanaga bimwe nashobora kubasobanurira. Umunsi ku wundi twabyanaga, twavugaga ko dukundana, nkamubwira Shiri ndagukunda, nawe akansubiza ndagukunda, umunsi ku wundi.
n'umunsi ataha twarabibwiranye ava muri uno mubiri turatsindagizanya. 2019 nibwo twabonye neza y'Imana muri corona, muri covid, aho tudakeka ibisubizo niho Imana yo ibikura. Ahantu hatari inzira niho hahandi Imana ica inzira. Haleluya. Muri covid Imana yadukoreye ibikomeye, nibwo twatunze n'imodoka ebyiri. Muri covid nibwo Imana yatwubakiyemo inzu ya miliyoni 100. Iwacu ntabwo hasuzuguritse, ntabwo hasuzuguritse. Imana yajya bitubwira tukagira ngo ni inzozi, tukagira ngo turarota. Twabaga mu nzu y'icyumba na salo, kwishyura ari ibibazo, tubura 15,000 tuburara, turya inyama zo ku mifungo, nkiyita nkanywa supadipu, njya kubyara nkataha n'amaguru. Twahuye n'ubuzima, ariko Imana iza kudutabara. Nta myaka 3 yarishize Imana idutabaye. Turi mu nzu yacu, turya ku manywa na nijoro. Imana ishobora kunyambika bazi ya 200, siperi ya 200, isakoshi nifuza, urukweto nifuza. Ariko yari umuteguro w'Imana. Uko mbitekereza, yagira ngo umugabo wanjye atahe nta deni na ritoya imufitiye. Ndashimiye Imana muri urwo rugendo rwose ko yadushoboje tugakora umurimo w'Imana neza. Bari abana bavuye ahangaha harimo 4 tutabana ariko twashingiye, abandi bose twabareraga biga imyuga. Harimo abiga muri interna, muri universite no muri primaire nabo twari tubafite. Ndabinginze muzambere hafi abana, nanjye muzambe hafi, muzadushyigikire, ndabibasabye. Icyumweru cya nyuma Sheri ajya gutaha yitaba Imana, nagizemo ibihe byinshi cyane byo gusenga, nawe yagizemo ibihe byo gusenga. Hariya yakoreraga Kamuhoza, nibature ya nyuma y'icyumweru apfiriyemo. Murabizi yarabikoze, yarabizi ko ari umugeni, kandi nanjye nari mbizi. Mbese Imana yaramuteguye bihagije. Gusa icyo nababwira, yari umugabo mwiza, uca bugufi, ukunda abantu, ukunda Imana, utishyira hejuru, wemera no guhanurwa. Abantu babana nabo, babanaga nabo umunsi ku wundi, abenshi barabizi. Yubahaga bimwe biteye ubwoba, yubahaga n'umwana mutoya yamwubahaga. Najya gutaha rero mu cyumweru cya nyuma ku wa 3, nagiye gusenga kuko yitabye Imana ku wa 4. Navuye gusenga njya kwirirwa kwa mama. Ndi mu masengesho, Imana irambwira ngo iteguye urugendo rwihuse cyane. Ariko yongeraho ijambo ngo kandi rw'umugisha. Ikindi cya kabiri irambwira ngo hari ubugingo ifashe ikuye ahantu ibuteretse ahandi. Imvugo y'Imana iratangaje mw'abantu. Ubwo muri uwo munsi niriwe nacitse intege, murabyumva. Naje kuva mu rugo mu masaha 9, njya kumutegurira
kugira ngo ajye kuzana abo bashyitsi bari baturutse i Bugande aho yakoreye impanuka, bari bavuye hanze muri Amerika baca muri Uganda. Abo bose uko bari bane bose barapfanye bitabye Imana. Donati niwe wapfuye bwa nyuma, nawe tuzamushyingura ejo ku wa 4, ejo bundi ku wa 4. Ubwo yagiye amahoro muri Uganda, agiye kuzana abo bashyitsi bari baje kudusura. Twagombaga no kujyana, ndavuga se abashyitsi baraza babura umuntu bakira, nigira mu gikoni ndateka buri kimwe cyose. Bari hafi kwambuka umupaka barenze mu mujyi, arampamagara yishimye ati sheri ngo fora ikintu muramukazi wakuzaniye, ngo ntabwo ndakabati ndabivuga. Bose bari bari mu modoka basekera rimwe, ahita avuga ngo uzi ko bakuzaniye amafi, yari azi ko nyakunda. Arambwira ngo reka ngusunikire akantu kuri fone wongereho, hari ikindi kintu yambwiye ko ngomba kongeraho. Icyo kintu nacyongeyeho, ntegura ameza, abana bari bakiri mu gikoni. Arambwira ati ubu nsigaje amasaha 3 ngo mbe ngeze aho ngaho mu rugo n'abashyitsi bacu. Saa 3 zikubisemo, saa 4 nabonaga ko saa 3 n'ice aribwo bagomba kuba bangezeho. Saa 4 zigeze numva umutima utangiye kundya, fata fone mpamagara sheri nka 3 mbona ntayifashe. Mpamagara Donati inshuro ya mbere ntiyayifata, iya kabiri numva umuntu utavuga neza ikinyarwanda arampamagara ngo bose ngo bapfuye. Bambwira ati we musajya n'ibikiri kumbwira ngo bose bapfuye. Numva ntabwo ndi kubyiyumvisha. Bimeze gute? Simba ngo yabinjije mu nda muri moteri, baragiye binjiramo, sinzi ukuntu nabibasobanurira. Ako kanya nahise nitunganya, njyana na Eric uriya big head, tuhita twambukana umupaka n'umwarimu witwa Fayina n'umuturanyi witwa Vensi ufite imodoka atugezayo. Twagezeyo mu masaa 5:30 aho impanuka yabereye. Bazanye breakdown ebyiri, ikimodoka cyanze kubavaho, uko bagihatiriza gikomeza, mbese namwe murabyumva ukuntu ibintu byari bimeze. Ibaze guturuka kuri accident yabaye saa 2 ijoro ryose, buracya bayibakuyeho saa 6 z'amanywa. Ariko njye numvaga gihumeka. Nkabwira big head genda urebe, ndabizi kandi aracyahumeka, genda urebe. Agira aravuga ati mama papa byarangiye. Ubwo kubakuramo byabaye ngombwa ko batemagura imodoka barayishwanyuza, n'ubundi yari yarangiye. Abakuramo muri Uganda. Ndashimira umugabo Imana yohereje, araza aradufasha, ibintu bigenda neza. Turaratuzanya umubiri tugeza Kacyiru. Ndashimira rero abantu. Wa gatatu yafashaga abana banjye 2 b'abahungu, umwe naza witwa Kwitonda Jacques naje, umwe wundi we ntabwo ari ino, ntabwo yabashije kuboneka, ari ahantu kure. Ariko aba bana yarabafashije mu gihe cya korona, yarabatwaye na bugingo uyu munsi uyu nguyu yarakiriwe. Yagiye amufasha, amushyira mu bandi bana, mbese amutera inkunga. Ubu ngubu uyu mwana Eugene yagiye amushyigikira, amushyira mu muhanda, mbese yiga umuhanda, yiga gutwara imodoka, abona perimi. Ejo bundi rero yabonye indi perimi ya D ngira ngo. Abanyeshuri abiga kaminuza wari witangiye muri iyi minsi, abandi biga muri segonderi.
kubyakira byaratugoye na n'ubu ntabwo turabyakira neza, ariko gusa ndizera ko Imana ibatumye. Ndabasabye uyu muryango